yagombaga guturuka i Siyoni. Imana yacu nitugirire neza. Bwari ubuhanuzi rero bw'ibyo Imana yendaga gukora. Bwari ubuhanuzi. Imana hari icyo yari igiye gukora, kandi icyo yari igiye gukora kwari ukugira ngo isezerano ry'agakiza risohore. Yesu yagombaga kuza, kandi akaza ari umucyo uvira amahanga yose. Yari isezerano ry'ibihe bishya bijyanye n'ibyo Imana yendaga gukora. Amen. Yari isezerano ry'ibihe bishya. Ndaza kuvuga iri jambo ngo byukuri abagirane, ariko ndatinda cyane kuri iri sezerano ry'ibihe bishya. Ko iyo tuvuze ibihe bishya, byerekana ko haba harabayeho ibihe bya mbere, cyangwa se bya kera, cyangwa se ibihe bishaje. Twavuga ngo birashaje, byagombaga gusimburwa n'ibindi. Haleluya. Kandi impamvu ibishya biza bikaza kwimura ibya kera cyangwa ibya mbere, nuko ibya mbere biba byarabayemo ibibazo, nuko ibya mbere biba byarabayemo intambara, ibiruhanya, ibirushya. Kuko nta kibazo cyabaye ntago byakwirirwa bisimburwa. Ariko ibihe bya kera, ibyo bihe bya mbere, habayemo gusharirirwa, habayemo ibihe bibishye, habayemo ibihe by'amakuba menshi, amarira ndetse n'umubabaro, habayemo kunanirwa. Ariko Imana, kuko ari Imana nziza, tukuvuga ngo ni Imana y'amahirwe ya kabiri, ni Imana imenya ibihe ikamenya n'igihe cyo kubihindura. Kandi Imana nawe guha ibihe bishya, kuko hari ibya mbere biragushaririye cyangwa se ubibabariyemo, urubiririyemo, ariko Imana nawe kwibuke. Haleluya, haleluya. Iyo tugiye kureba muri Bibiliya, tubona ko hari ahantu henshi hagiye haboneka ibihe bishya, bikaza bigasimbura ibihe bya mbere, cyangwa se hakabaho ibihe umuntu abamo, ariko Imana ikazakora ikindi kintu gishya. Mu mashimwe tuba twumva buri kanya, cyangwa twumva abantu bavuga, batanga, batambutsa, kenshi na kenshi abashingiye ku bihe. Kubera ko kenshi umuntu akubwira ko avuye mu bihe byari bimeze ukuntu, ariko hari ikindi Imana yakoze, hari ayandi mahirwe Imana yagize gute, yaremye. Amen. Imana rero ikuremera ibihe bishya. Imana ikuremera ibihe bishya, niko mvuze. Haleluya. Imana ikuremera ibihe bishya. Haleluya. Byuka ugire gute, byuka urabagirane, byuka winjire muri ibyo bihe. Imana ishimwe cyane. Nkivuga kuri ibihe bishya, ndagira ngo mbanze ngaruke kuri iryo jambo gatoya, byo kubyuka ukarabagirana. Byuka urabagirane. Urumva kubyuka ni wowe ubishyiraho imbaraga, ni ubushake bwawe, urabyemera cyangwa ugire gute, ubireka. Ariko ijambo ry'Imana ryo rije riza ari itegeko. Amen, amen, amen. Kandi kubahiriza iryo tegeko ry'Imana ni umugisha kuri wowe, ni ukumvira Imana, ni ubushake cyokora. Hanyuma kurabagira nabyo ni igikorwa cy'Imana, ariko kizanwa n'iki? Kizanwa nuko nawe wamaze kugira gute, wamaze kubyuka. Ndagira ngo aya magambo muyumve cyane. Iyo habayeho kubyuka, nuvuga ngo habyuka wari ugize uturwo, habyuka wari uryamye. Ndagira ngo nyine tubitekerezeho cyane. Habyuka wari uryamye. Niki kiba ku muntu uryamye? Iyo umuntu aryamye bigenda gute? Agira gute? Iyo umuntu aryamye arasinzira, habaho gusinzira. Iyo umuntu asinziriye bigenda gute bwo? Umuntu usinziriye biba bimeze bite? Yasinziriye
iyo usinziriye ubasha kwikontorora? Oya, ntabwo uzi iyo biva niyo bigana. iyo usinziriye urinjiranwa, ikirere cyawe kirafatwa, kiribwa, abajura baza bakakwinjirana, bakagusahura, bakakunyaga, bakakwiba, bagatwara intwaro zawe, bagatwara iby'igiciro, bakakunyaga iby'ingenzi. Ibigutondagira iyo usinziriye ntabwo ubizi, ibikurira. Imana yacu itugirire neza. Hari igihe rero burya abantu usanga muri iki gihe usanga abantu barasinziriye, ariko bakaba bagaragara bagenda ariko barasinziriye mu by'umwuka. Ibitotsi by'umubiri ntacyo dupfa nabyo, ariko hari ibitotsi by'umwuka abantu bajya basinzira naho babona, ariko mu by'ukuri ukabona barasinziriye. Iki cyerekana ko basinziriye. Hari ibisigaye bibatondagira, hari ibisigaye biburira, hari intwaro bagiraga banyazwe, hari ibyo bagiraga bamaze gutwarwa. Umujura yarabanyaze abatwara iby'ingenzi. Ibisigaye kuri we ni ukurota. Urota rero we ararota, ariko akisanga byari ukurota nyine nta cyabaye. Nta muntu urarota abonye nk'ibifaranga byinshi cyane akishima cyane mu nzozi, yajya kubona akabona arakangutse agasanga zari inzozi disi. Hari igihe abantu bahugira mu nzozi ugasanga byose byari iki? Byari inzozi. Ubona uri mu birori wanezerewe, wajya kubona ukabona ukabona zari iki? Nicyo kintu kiranga rero umuntu usinziriye, ararota. Kurota ko ararota pe, ararota, ariko byose bihora hehe? Bihora hehe? Bihora ari mu nzozi, agasanga nta cyakozwe kubera ko byari inzozi. Kugira ngo rero ubyuke biragusaba gukanguka. Kanguka. Biraba ngo usinziriye we ngo agira gute? Kanguka. Bigende bite? Kristo akumurikire. Imana yacu tugirire neza. Kandi Imana ibigize itegeko, ni itegeko nyine. Iyo wanze gukanguka, hari ibindi bigukangura. Wanze gukanguka ku neza, abarokore ni mwebwe mujya muvuga ngo kugira ngo iguhombe ngo yagira gute? Yaguhombya. Urumva? Emera gukangurwa n'ijambo, kuko ari cyo Imana igize gute? Ivuze. Byuka. Ni ukuvuga ngo banza ukanguke, numara gukanguka ugire gute? Ubyuke. Kandi numara kubyuka urakira. Byuka ugire gute? Urabagirana, kuko umucyo wawe ni igihe cyawo. Haleluya. Ariko hari icyo uri bubanze gukora, nuko ubanza ugakanguka, nuko ubanza ukabyuka. Ba mu bintu byo kurota gusa, ahubwo byuka. Yesu nashimwe. Reka kwinjiranwa, reka kunyagwa, reka kumera uko nguko, reka kwiyakira aho hantu, reka kwiyakira muri ubwo buzima, reka kwiyakira warananiwe gusenga, warananiwe kubaha Imana. Hari muri iki gihe, hari igihe abantu dusigaye dutahira gukoresha impano, kuko twaririmbye, kuko twavuze ubutumwa, kuko twahanuye, kuko twagize gute. Izo ni impano, ariko ugasanga ahandi abantu barasinziriye. Ibisigaye bigukorerwaho, ujya wisanga hari aho umwanzi yakujyanye, yagufashe mateko aragutwara ahantu, wisanga mu bintu, wisanga ahantu, wisanga hari ibyo utagiraga usigaye ugira, wisanga usigaye uri umunyamujinya uteye ubwoba, wisanga usigaye uri umuntu ugira amahane, wisanga uri umuntu usigaye uvuga nabi, wisanga uri umuntu usigaye waratwawe n'irari ry'isi n'umubiri n'ibindi byose bitwara abantu muri iki gihe, ukisanga usigaye uri mu gico cy'abantu b'inkozi z'ibibi, usigaye ugendana nabo, usigaye musabana muganira, ukisanga usigaye warabaye umunyamoko nk'abandi bose, ukisanga wabaye ukisanga hari ibintu byakwinjiranye, usigaye umeze nk'abandi bose. Ariko cyo kora umunsi w'amateraniro tukaza guterana,
umunsi w'inshingano abantu bakaza gukora inshingano, ariko mu by'ukuri mu buryo bw'umwuka abantu barasinziriye, barasubiye aho bahoze. Ibyo rero kubera rimwe na rimwe impano zakoze abantu bakishuka ngo ni amahoro, ariko nta mahoro ntayo, kuko wasinziriye mu buryo bw'umwuka. Kanguka, bwira mugenzi wawe ngo kanguka. Yesu ashimwe. Kanguka, ijambo ry'Imana riravuze ngo kanguka. Imana yacu itugirire neza. Rero umuntu wasinziriye ajya kangurwa n'ijambo, ariko yanze gukangurwa n'ijambo bajya bareba ikindi kintu bamukorera. Bajya bareba ikindi kintu bamukorera. Bashobora kumukubita akanyavu kugira ngo agire gute, akanguke, cyangwa bakamukubita agashyi, cyangwa bakagira gutya. Witegereza ko hari ibiza kugira gute, witegereza ko hari ibiza kugukorerwaho kugira ngo ukanguke, ahubwo emera gukangurwa n'ijambo. Ese ibyo mvuga murabyumva? Ibyo mvuga murabyumva? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Noneho rero byuka, nurangiza kubyuka biragenda gute? Ngo urarabagirana. Hari icyo uri bukore, hari icyo ukora, ariko bigakingurira undi mugisha. Byuka wakire umugisha wawe. Kanguka. Yesu natugirire neza. Turacyo kivuga rero iby'isezerano ry'ibihe bishya umuhanuzi yahanuraga, byagombaga gusimbura buriya n'isezerano rya kera ryakuwe n'irishya. Kandi impamvu ryakuwe n'irishya, irya kera ryarimo ibintu byinshi biruhije, binanije, bigoye, abantu bari bananiwe. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndagira gute, ndabaruhura. Yarazi uburyo barushye, yarazi uburyo ari indushyi. Imana yacu itugirire neza. So rero ibi bihe bishya biza gusimbura ibihe bya mbere, ibihe bishaje, byabayemo gusharirwa, byabayemo umubabaro, byabayemo amakuba, byabayemo amarira, byabayemo agahinda, byabayemo gushoberwa, byabayemo gucika intege, byabayemo gutakaza ibyiringiro, byabayemo gutaka ukabura rimwe na rimwe n'ubutakira, byabayemo amananiza menshi. Ariko Imana ikanyura mu muhanuzi igatangaza ko hari ibihe bishya bije. Amen. Haleluya. Mise nibuka umunsi Mose yaganirizaga urubyiruko rw'Abisiraheli, ababwira ariya mu gitabo cyo mu gutegeka kwa kabiri, arabwira ngo ujye wibuka urugendo rwose ngo rwo mu butayu, ngo Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo muri iyi myaka yose uko ari 40, ngo kugira ngo igucishe bugufi, kugerageze imenye ibyo mu mutima wawe, ngo yuko wakwitondera amategeko yawe cyangwa utayitondera. Ngo nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ariko ntiyakwemera ko inzara ikunogonora, ngo ahubwo ikugaburira manu wari utazi, ngo n'abasekuruza bawe batigeze kugira gute kumenya, ngo kugira ngo ikwigishe, ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo agira gute, amutunga. Avuga ijambo rikomeye cyane ngo muri ibyo bihe byose imyenda yawe ntiyagusaziragaho. Urumva muri bya bihe bigoye, biruhije, binanije, yaraguhishe. Yaraguhishe, iguhisha ukuntu ariko waragoye, iguhisha ariko uri umunyamarira, iguhisha ariko uri umunyagahinda, iraguhisha, iragutwikira, ushinyiririzamo, uririramo, wihanganiramo. Imyenda yawe ntiyagusazira, igira ukuntu iguhishahisha, n'ikirenge cyawe nticyakubyimbiraho muri iyo myaka yose. Ariko iravuga ngo ujye wibuka. Amen.
ntago mwabyumvishe. Iyo mubyumva mba numvishe mukoma amashyi. Oya nimuyihore nese ko mutabyumvishe, mureke mubanze mubyumve d'abord. Haleluya. Urumva iyo ijambo rivuze ngo ujye wibuka ibihe nk'ibyo, biba bisobanuye ngo bishyizweho iki? Iherezo. Amen. Kuri bo baryabwiraga igihe cyo kuzunguruka cyari kigize gute? Cyari kirangiye. Igihe cyo kutungwa na manu cyari kigize gute? Cyari kirangiye. Igihe cyo kwambara umwambaro umwe cyari kigize gute? Cyari kirangiye. Igihe cyo kurira no kwihangana cyari kigize gute? Cyari kirangiye. Akabwira ngo ujye wibuka. Haleluya. Noneho nubwo wabyumvishe wayakoma nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mose, hano Mose yari arimo atangaza nawe ibihe bishya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu wigiye imbere babwiraga ati rero ibihe birahindutse, mugiye gukomera, mugiye kwinjira mu gihugu, mugiye kuzabona ibyiza, mugiye kubaka amazu. Igihe cyo kuba mu mahema kigize gute? Kirarangiye. Igihe cyo guhora mwimuka kigize gute? Kirarangiye. Mugiye kubaka amazu, mugiye kugira iterambere, mugiye kugera ku bintu, mugiye gutunga mutunganirwe, mugiye gukomera. Ariko muramenye nimumara kurya mugahaga abantu b'Imana, nimumara kurya mugahaga ntimuzagire gute? Nimuzibagirwe. Vuga ngo igihe cy'inzara kigize gute? Kirarangiye. Abantu bagiye kurya. Aravuga ngo uzarya uhage, ngo uzashimira Uwiteka Imana yawe. Haleluya, haleluya. Uzashimira Uwiteka Imana yawe. Kandi yabwiraga abantu bari barashonje, barashonje Mana we, barashonje bageraho batungwa na manu. Manu nayo ntiyabanyura, kandi manu nayo yari akantu kaza ku munsi donyi, kaza ku munsi donyi, kaza ku munsi donyi. Kandi nibyo nese bagendaga mu butayu se wakora depo? Ntibishoboka. Ariko igihe cy'ubutayu cyari kigize gute? Cyari kirangiye. Atangaza ibindi bihe, aravuga ngo ujye wibuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Uramenye rero ntabwo ijambo rigarizira ubusa. Uramenye umunsi uzaba utagishonje ntuzibagirwe. Umunsi uzaba utacyambara uwo mwambaro umwe umaze igihe kirekire wihishemo abantu ntibabibone, uramenye ntuzibagirwe. Deshete bal sandoveria shekre sanda yamin dergema isaidebo. Haleluya. Ibikorera aha hantu, ibikorera kumwe natwe. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Uyubahe na izakubahisha. Ube mu byawe izaba mu byawe, izakugirira neza, izagucira inzira hatari inzira, izakuremera ibitariho bizabaho. Ajya amasezerano ya zanzanzanza. Hari igihe umuntu abaho Imana ivuga ngo nza, bugakikongera iti nza, bugakikongera iti nza, bugakikongera iti nza. Nabyo ukageraho ukumva ubaye nk'ubihaze, kuko irabivuga bitazi, irabivuga bidasohora, irabivuga bidasohora, ikabivuga bidasohora. Ariko dore nanone igihe cyo gusohora nacyo bizakurikirana. Izakora ibya mbere, yongera ikore n'ibindi, yongera ikore n'ibindi, yongera ikore n'ibindi, yongera ikore n'ibindi. Kuko ibihe bizaba bigize gute? Kuko ibihe bizaba bihindutse. Imana igihindura ibihe, inshuti yanjye. Amina. Urabyumva? Niba ubyumva bibwire mugenzi wawe ngo Imana igihindura ibihe, kandi Imana iguhindurira ibihe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ni utanga ibihe bishya, kandi araha hantu turi kumwe agahindura amateka y'umuntu. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ijambo ryaje rivuga ngo ibya kera nimugire gute? Nimubyibuke. Ibyashize mwe kugira gute? mwe kubyitaho.
yandi magambo nuvuga ngo ntugaheranwe. Ntugire gute, ntuheranwe n'ibya kera, ntuheranwe n'amarira, ntuheranwe n'agahinda, ntuheranwe n'ibyakubayeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntuheranwe oya, ntuheranwe. Ibya kera ntubyibuke, ntibikomeze kukubamo. Ibyashize we kubyitaho. Ijambo rikavuga ngo ngiye gukora ikintu gishya, ngo kandi ubwo nzagikora ntago kizihishira. Imana igukorera ikintu kitazihishira. Haleluya, haleluya. Ryashimwe ryivugira. Haleluya, haleluya. Bwa buhamya bugira gute? Bwivugira, bwitanga utanavuze. Ngo ngiye gukora ikintu gishya, ngo kandi ubwo kizamera nk'inzaduka. Reka ngo kizaba kimeze nk'inzaduka, kandi abantu bazakimenya. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nkunda kuvuga ku mugabo witwa Yosuwa. Yosuwa yari umugaragu wa Mose, akamukorera imirimo yo mu ihema, akamuba hafi. Ngo ndetse kubera ko Mose yari umutware, ngo yashakaga uwatuma mu bantu niwe yatumaga. Genda undebera abatware b'imiryango, bambwirire gutya na gutya na gutya, babwire uti ntihakorwa ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Niwe yatumaga. Ikindi gihe akaba ari mu ihema, akazajya amutuma nawe agatumika. Ariko igihe kiragera, Mose umurimo wawe ugejeje ku musozo, Imana iratungurana. Imana igitungurana kandi. Imana iratungurana. Imana igitungurana. Nawe Imana igutungure, kuko itunguranye itungurana neza. Haleluya, haleluya. Hari abantu bumvaga Mose nasoza bazahita nabo bakurikiraho, bakumva ko nyine nabo bari aho bari standby biteguye, bavuga bati umusaza nave mu nzira aranashaje niyigireyo. Buriya hari abantu bajya bahari bavuga ati abasaza nibayigireye, abasaza nibigireyo, bigireyo, natwe turahari. Bari bahari rero bavuga bati natwe turahari. Ariko Imana igira gute? Iratungurana. Irangije ihita ibwira Mose ngo nakore handover nande na Yosuwa. Amusigire iki? Ubuyobozi. Umugaragu asimbure nde? Shebuja. Ibintu buri wese atatekereza, ibyo abantu batibwiraga, nibyo Imana yakoze. Haleluya. Urabyumvisha iryo jambo? Uraryumvisha? Bwira mugenzi wawe ngo ibyo abantu batiteze nibyo Imana izakora. Birya babona bitagukwiye nibyo Imana izagukorera. Birya babona kutageraho nibyo Imana izakota bin. Haleluya. Hari igihe babona ibintu bitagukwiye akabona ntibigukwiriye, akabona rwose si ibyawe, ariko nawe byakubera. Niko abarokore bajya bavuga n'abana beza cyane. Haleluya, haleluya. Nawe byakubera. Imana iratungurana, iravuga ngo nakore ihererekanya ubasha nande na Yosuwa. Abantu bajya bari ngo no ntago byumvikana, ntago twabyemera. Ari abantu bavuga ngo ntago twabyemera, bagakomeza bavuga ngo ntago twabyemera, ariko bikandi bigakomeza bikaba ngo ntago twabyemera, kandi bigakomeza bikaba ngo ntago tubyumva, kandi bigakomeza bikagira gute. Ari Imana ikugirira neza abantu batabyumva pe. Ngo nawe arashingiwe se, ngo nawe bose arashingiwe kandi agashingirwa. Ngo nawe yabona akazi, kandi bikagira gute, kandi urimo urakabona kandi ukakicaramo. Ngo none se ngo nawe se ngo bigenze kuri ngo nawe se ngo nawe barabivuga, ariko bikanga bikagira gute, bikaba. Haleluya. Ibyo badatekereza, urumva, ibyo badatekereza. Haleluya, 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 haleluya. Yewe we, baravugaga ibya kaminuza mukanya ukagenda ukayiga, bati se birashoboka, wawe ukagenda ukayiga ukarinda uyirangiza bakivuga ngo none se birashoboka. Ukagenda ugashaka ukazarinda ubyara umwana wa mbere bavuga ngo ntago tubyumva, ngo none se birashoboka. Ukabyara wa kabiri bakivuga ngo ntago babyumva, ukabyara wa gatatu bakivuga ngo ntago babyumva, nta nubwo bateze kuzabyumva. Ese babyumva bate? Haleluya, haleluya.
Yosuwa rero yarinze abayobora batabyumva. Noneho ngo bazajya bamureba, ngo bamureba ngo kugira ngo bamubone nk'umutware wabo usigaye abayoboye. Mose yarigendeye, ngo ahubwo bakamubona mu ishusho y'umugaragu wa Mose wa kera de, wa wundi wo mu ihema. Kandi yabaye iki? Yabaye umutware, yabaye umuyobozi. Ariko abantu ngo ntibageze gutera, ngo ntibabyumva. Kandi Imana yagize gute? Yabiteyeho kashe. Amen, haleluya, haleluya. Umunsi umwe rero, burya Imana, ikintu nkundira Imana, imenya ubuzima bwacu. Biravuga ngo imenya imyicarire yacu n'imihagurukire yacu, imenya ibitekerezo byacu, ikamenya ibyo twibwira. Imenyera kure ibyo twibwira, ngo n'ijambo ritaraho mu kanwa kacu tutaratanga n'ibyifuzo, iba yamaze kubyumva, yamaze kubyitegereza. Ireba Yosuwa, iramureba, iramwitegereza, iravuga iti reka nze nca agasuzuguro. Wewe reka nze nshiki nca agasuzuguro, be gukomeza kunsuzugurira umugaragu wanjye. Ariko muzi ukuntu Imana igiturwanirira ishyaka, uzi ukuntu iyo wubaha Imana, Imana ikurwanirira ishyaka. Wibuka umunsi bavuga Mose nabi, wibuka ukuntu Imana yarakaye, kandi Mose banamuvuze nabi ntanabyumve ntanabimenye, ariko Imana ikabyumva. Aroni na Miriyamu bamuvuze nabi, ikabatungura, igahana Miriyamu cyane. Aha rero yitegereje Yosuwa, iravuga ngo reka nze nce iki? Agasuzuguro. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu yavuganye nawe mu gice cya 3 muri Yosuwa ku murongo wa 7, iramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli, bamenye ko ndi kumwe nawe. Be gukomeza kukwitiranya, bamenye ko ngushyigikiye, bamenye ko ngukoresha, bametageno prefo, bamenye ko ndi kumwe nawe. Haleluya, 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 haleluya. Uwo munsi Imana ikora ikintu gishya, gikorana nandi, gikorana na Yosuwa. Abantu barikanga, ngo bari bibukaga ngo ko Mose, baravuga ngo ariko se Mose ko yatwambukije inyanja itukura. Uwo munsi uzi ikintu Imana yakoze. Uwo munsi bari kumwe na Yosuwa, bambutse Yorodani, barikanga, baravuga bati wa muhungu Imana iri kumwe nawe, hari ikintu Imana igomba gukora. Abantu bakikanga, bakamenya kuri kumwe nayo, bakamenya ko wasenze Imana dotando vekiria demando, bakamenya ko Imana iri ku ruhande rwawe, bakamenya ko igushyigikiye. Agasuzuguro kagacika, amagambo akateteka, abantu bagahamya kugira neza ku Imana. Kode ya demori ya shando. Haleluya. Imana igukorera ikintu, yavuze ngo ngiye gukora ikintu gishya, kitiyumanganya kandi ikintu kivuga we. Haleluya. Avuga bata bana ngo uyu munsi Yosuwa we, uyu munsi Yosuwa ni wowe, uyu munsi ndatangira kugukuza, ndatangira gukora, ndatangira kuguhamya, ndatangira kukukodesa, ndatangira kwerekana. Hari ikintu ntangira kwerekana, yuko uri kumwe nanjye, yuko ngushyigikiye, yuko ndenesa, yuko naguhamagaye. Hari igihe abantu batanemera ko Imana yaduhamagaye. Ariko Imana ishimwe, kandi yongera igire gute? Ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Nkuko Imana igiremo ibihe bishya, Imana ishimwe, Imana ikuremera ibihe bishya. Bigiye imbere, hari ikindi kintu gikomeye Imana yakoze. Hari ikindi Imana yakoze, ngo bari barabaye mu gihe cyo kugenda mu butayu imyaka myinshi, ngo kandi hari umuco bajyaga bagira ku bana b'abahungu bajyaga bavuka, hanyuma wo kubakeba. ngo ariko mu butayu, igihe bagendaga mu butayu ntibyari byarigeze bibaho.
hanyuma Imana itegeko Yosuwa ryo gufata umwanya wo kugira ngo bakebwe bose bage abantu bose bavutse birya bihe. Hanyuma Yosuwa nawe yumvira Imana arabikora. Umva ijambo nakunze cyane bimaze kuba. Yosuwa 5:9 haravuga ngo none, haleluya, ngo none mbakuyeho igisuzuguriro abanyamahanga babasuzuguraga. None mbakuyeho igisuzuguriro abanyamahanga babasuzuguraga. Ntibazongera kugusuzugura ukundi, ntibazongera kugupfobya ukundi. Amina. Oria dema. None mbakuyeho. Mugere gutya cyane muhereze Data icyubahiro. Mwongere cyane muhereze Data icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Uzasanga henshi Imana igenderemo ibihe nk'ibi ngibi, kandi ukabona bije mu bihe byari bikenewe, ukabona bije muri bya bihe koko habayeho kwibukwa Imana ikibuka umuntu wagendanye nayo. Uzi ukuntu Aburahamu yagendanye nayo, ngo akagendana nayo ari inshike nta rubyaro igihe kirekire, kandi yarumviye Imana kandi asenga Imana. Uzi ko ibintu bijya bimushyikira umuntu akavuga ngo nguriya nta masengesho ye, none se niba asenga kuki Imana itamuhaye urubyaro? Hajya buriya aratubeshya ngo yumviye Imana, ariko se ubundi hajya niba asenga kuki ari jobless, kuki nta kazi agira, kuki nta buzima afite, kuki? Ibyo byose rero iyo bivugwa Imana ibigira gute? Imana ibibyumva. Niyo mpamvu hari igihe inaceceka, ariko igaceceka ikwibikiye, igaceceka igize gute? Ikwibikiye, ikavuga ngo ariko hari umunsi, kuko nta kintu na kimwe kizaza kitunguye igihe yizakorera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aburahamu yageze igihe Imana izayimuzaho, yamubwire Aburahamu akananirwa kubishyikira. Ekavuga ngo Aburahamu nzaguha umugisha, kandi Imana ibizabikora. Buriya numva Imana ivuga uzajya uhereza icyubahiro, winumire witurize. Ivuga ngo nzaguha umugisha Aburahamu, nzakugirira neza, nzabana nawe, nzagendana nawe, nzaguha urubyaro. None Aburahamu ngo rimwe akazagihinduye ngo ariko Mana umbwira ngo uzamumugisha ki? Dore ibyanjye bigiye kuzaraga Eliyezeri umunyadamasiko wavukiye iwanjye, dore ni ugiye kuzaragwa ibyanjye. Imana iti oya, suko navuze, uko nabivuze niko bizaba. Haleluya. Naho yaba yarabisubiyemo kenshi warabirambiwe, Aburahamu ntiyari yarabyumvishe gake. Haleluya, haleluya. Aburahamu nawe ntiyaragize gute? Ntiyari yarabyumvishe gake. Reka Imana ntigivuga rimwe. Agendana nayo. Abavuga mumvuga amagambo, avuga ati urubyaro rwe buriya yararutambye ikuzimu rega. None se ntimubona ko atunze, afite n'ubutunzi bwinshi? Uriya nta kundi. Burya abantu baravuga shaho. Abantu baravuga. Ikintu cyose bagishakira izina. Nigeze gutangazwa n'intumwa za Yesu, abigishwa be n'ukuri, ngo bagendanaga nawe, ngo baciye ku muntu ngo wari impumyi. Barangije ngo baramubaza ngo none se mwigisha, ngo none se buriya ngo niwe wakoze icyaha, ngo cyangwa n'ababyeyi? Umva ukuntu nabo bagishakiye iki izina. Ariko Yesu yashubije neza, aravuga ngo yaba ari we ntago ari icyaha yakoze, ngo yaba ari n'ababyeyi be ntago ari icyaha bagize gute, ngo ahubwo ibi byabereye ngo kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri we. Haleluya. Hari n'igihe unyura mu gikombe cyamucisha bugufi, ariko ari kugira ngo imirimo y'Imana izerekanwe, si uko Imana yabuze ahandi yakunyuza. Haleluya, 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 haleluya. Ariko tugarutse kuri Aburahamu.
umunsi umwe Imana ibona Aburahamu, nubwo Imana ikomeza imugarukaho agera ahantu atakibyumva neza. Imana iramubwira ngo umva rero Aburahamu, urumva yari na Aburahamu nta nubwo yari na Aburahamu. Iramubwira ngo noneho wowe ujye ugendera imbere yanjye, cyo ni kimwe. Kabiri, utungane, ibindi bindekere nzabikora. Amen. Gendera imbere yanjye, ugire gute? Utungane, ibindi ugire gute? Ubindekere. Irangije itanga itegeko. Muzi itegeko yatanze, iramubwira ngo uhereye uyu munsi, ariko iri jambo Mana, ngo uhereye ryari? Uhereye uyu munsi Sarayi umugore wawe ntuzongere kumwita Sarayi ukundi, dore ahubwo akira izina rishya, uzajya umwita Sara. Haleluya, haleluya. Imana itanga izina rishya. Ibihe bishya bijyana n'izina rishya. Ibihe bishya bijyana n'izina rishya. Imana ivanaho izina ry'igisuzuguriro ikaguha izina ry'icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iguha izina rishya, Imana iguha izina rishya, Imana iguha izina rishya. Ngwindukira Aburahamu, iramubwira ngo kandi ngo nawe Aburahamu ntabwo uzongera kwitwa Aburahamu kundi, nawe uzajya witwa Aburahamu, kubaye sekuruza w'amahanga menshi. Ibintu bigize gute? Birahindutse. Haleluya. Akira izina rishya, 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 akira izina rishya. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe. Imana ijya imenya ibihe. Nibutse Elizabeth ukuntu yari yarabayeho n'umugabo we Zakariya. Zakariya yari umukozi w'Imana, yari umutambyi. Birivuga ngo abantu bombi ngo bari inyangamugayo kandi bubaha Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bibiliya irabahamiriza ngo bari inyangamugayo, ngo bari abantu bubaha Imana kandi bakoreraga Imana. Bari barasengera urubyaro nabo byaranze. Bari barabaye nka Aburahamu, ngo byari byaranze. Ngo bagera ahantu ngo Elizabeth atekijya mu mihango y'abakobwa birarangira. Barangije bumva ukuntu bari inyangamugayo, baravuga ngo ibyo twategereje bigize gute? Byo biranze, ariko reka dukorere Imana, tuzigire hehe? Tuzigire mu ijuru. Bariyakira. Ariko kumbe uriya gusenga ni byiza. Amasengesho basengaga Imana yarayumvise, irayabika ahantu. Amen. Amasengesho arabikika, mujye musenga. Amasengesho arabikika, mujye musenga. Haleluya. Nubwo Imana itabibikoze ubu, ariko hari ikizakora hazaza. Noneho amasengesho basengaga barayareka, ariko kumbe Imana yagize gutera yakiriye. Kera kabaye Zakariya nyine bari baravuze batereka dukorera Imana nta kundi. Hari nta umugisha ntawe twandikiwe turi muri ubuzima bwo mwisi. Umunsi umwe ari mu murimo w'ubutambyi nk'ibisanzwe, ngo marayika araza muhagarira iruhande, arangije aramwikanga. Urumva kujya kubona ukabona umuntu aguhagaze iruhande ngo yarikanze. Ngo yikanze aramubwira ati humura, nkuzaniye inkuru nziza. Haleluya. Nkuzaniye inkuru, nkuzaniye inkuru, nkuzaniye inkuru nziza. Haleluya, haleluya. Nje kukubwira yuko burya gusenga kwawe kumviswe. Haleluya. Gusenga kwawe kwagize gute? Kwarumviswe. Dore mu zabukuru Elizabeth agiye kukubyarira umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu ugiye kuvuka azaba ari igitangaza. Ngo benshi bazanezererwa kuvuka kwe, ngo azakubera ibyishimo, ngo azakubera umunezero. Haleluya. Ngo Imana ivuga kuri uwo muhungu ugiye kuzavuka, iramuvuga ndetse irangije ngo kandi uzamwite nde? Uzamwite Yohana. Zakariya ati ibyo bintu se birashoboka? Uko ngana ukuntu umugore wanjye ukuntu angana, ibyo bintu birashoboka se?
ariko aramubwira ati ubwo utabyemeye rero tukaba utabyumvishe neza ubu ntago wongera kuvuga, ntago biri gukunda, ugiye kuba ikiragi, uzongera kuvuga ariko ibyo ngibyo ubibonye. Uzi ko yasohotse kuko ajya kuvuga bikamunana agatangira guca amarenga, yagera mu rugo agaca amarenga, ariko naho aca amarenga hari ikintu kigiye kuba. Hari ikintu kigiye kugira gute, hari ikintu kigiye kuba. Aragenda ageze mu rugo, ibyari byaranze bigira gute, mubivuze gahoro sha, ayiwe imyaka byari byaramaze byaranze ngo bigira gute, biremera. ngo Elizabeth ngo agiye kwisanga, ngo yisanga yaratwite. Buriya bundi iyo bitunguranye nk'uko nguko bitangira umuntu ashobora no kujya kwivuza inzoka cyangwa n'amara cyangwa n'ibindi, yabanje kugira ngo ni uburwayi bundi, ntiyabyumva neza, ariko Imana yari yagize gute, yari yabikoze. Amaze kumenya neza ibyo ari byo, muzi ukuntu Bibiliya ivuga, amaze kumenya neza ibyo ari byo, hariya mu gice cya mbere ku murongo wa 20 ngira ngo ni uwa 5 na 6 muri Luka, Luka igice cya mbere ku murongo wa 25 26 nkaho ngaho. Noneho ngo iravuga ngo yamaze amezi angahe, 5, ngo akabihisha, ariko ngo akiherera, ngo akazakubita agatwenge. Haleluya, 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 haleluya. Akavuga ati uku nguku ni ku Mwami Imana yankoreye, ubwo yambonaga akanyitegereza mu bantu, yarangiza akanteturura mu bandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ati ni ku Mwami Imana yankoreye mu minsi yandebagaho, maze yarangiza akanteturura mu bantu. Aranteturuye. Uwiteka guteturure nawe. Haleluya, Uwiteka guteturure. Imana igiteturura abantu bayo. Yesu nashimwe. Ariko wabibwiye mugenzi wawe Uwiteka guteturure. Uwiteka guteturure, ariko ubanza urebe uwo ari we. Hari utabikeneye, hari uwo byarangije kuba, ariko nubona asa n'uwatetururwa, Imana imuteturure. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana rero igitanga ibihe bishya. Imana iguteturure inshuti yanjye, Imana iguteturure. Buriya nukuri niba Imana igimenya, uzi ko buriya muri iki gihe tugezemo, ni igihe nyaba abantu bose, ahantu hose ni care, ahantu bashaka care, custom care. Mu rugo ni care, abana bahekeya, umugore muhekeya, umugabo muhekeya, umushyitsi muhekeya. Menya no gutetesha, umenye kubyinirira. Muzi ko n'Imana nayo izi gutetesha. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo Imana nawe iguteteshe. Imana iguteteshe. Wige guteta. Wige guteta. Urumva iyo umwana agiteta bakamutetesha, nabo ajya ndira akaniriza, bagahoza, bakaza n'ibihozo, bakaza n'utuntu, bakaza n'udupipi, bakaza ariko hari igihe ajya agera igihe cyo guteteshwa cyashira, akazajya akarira, agategereza ko baza kumuhoza. Bakamwihorera, nk'ubu bakavuga ngo ngaho niyishyura inka ya Nyangara yariye. Ishyura inka ya Nyangara. Hari abantu bamaze igihe bameze nk'abishyura inka ya Nyangara, bararize babuze ubahoza, bararize babuze umva. Ariko wari wabona wari watakuka ukumva gutaka kawe ntaho kugera, ukataka ukabura. Hari igihe umuntu aba mu bihe nk'ibyo ngibyo, ariko Imana iguteteshe rwose. Imana iguteteshe, Imana iguteteshe, guha ibihe bishya, nawe iguteteshe. Mose yigeze gutetera imbere yayo, bari yagize ibibazo by'uko ubwoko bw'Abisiraheli bwari bwiyanduje, bukora ikintu kibi cyatumye Imana ivuga ngo sinzongera kugendana namwe, nagendana namwe nabarimbura mwebwe muri ubwoko butagonda ijosi. Ngo Mose arabara cyane, ngo agahora yinginga Imana ngo Mana wakwemeye tukajyana, wakwemeye tukajyana. Mose agakomeza atereta Imana, ariya mu kuva igice cya 33 ngo aza kuyibwira rero. Ngo aribwira ngo ariko Mana, atangira kuyinginga, ariko Mana
ubundi kujya umbwira urambwira ngo ninjyane n'ubwoko n'uwo marayika umbwira ngiye sinanamubona sinanamuzi ntunamenyeshe n'uwo ari we ubundi uko wari warambwiye ko nakugireho umugisha ukamenya izina wambabariye koko ukongera ukamishura ku migambi yawe mwongera nkarushaho kukugiriraho umugisha. Erega bibuka ko n'ubwoko ubumbwira nabwo ari ubwawe. ngo Imana iramubwira ngo Mose we ngewe nzajyana nawe, ngewe ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Ariko ngo ayumubwiye nubwo amubwiye ijambo ryiza ngo yumva ntirigezeyo. Ari igihe burya n'umuntu akubwira ijambo ryiza kumva ntiriragerayo neza, ngo arongera abwira ngo ariko Mana ngo nukuri ngo ubwawe nutajyana natwe ntudukure, ngo ubundi si kizamenyekana yuko nge n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha niki, si ukujyana natwe bikadutandukanya n'amahanga yose yo mw'isi. ngo Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Oh, haleluya. Noneho ngo Imana iribwiye Mose yumva rigezeyo neza. Hari ijambo rijya riza ukumva rigeze ku mutima, ukumva rigeze ku bwonko, ukumva rigeze mu magufwa, ukumva rigeze ahantu. ngo Mose yumva araryakiriye, yumva aranyuzwe, yumva ibyifuzo bye byose bigize gute birara. ngo arangije ahita ahindukira Imana ngo atangira guteta. Aravuga ngo noneho Mana ngo ubwo bimeze gutyo rero ngo honyere ku bwiza bwawe burabagirana. Haleluya, haleluya. Bire ku bwiza bwawe burabagirana. ngo Imana iramubwira ngo umva ngo ubwanjye Mose we nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, kandi nzivugira imbere yawe yuko ndi Uwiteka. kandi bariya abantu bawe rega buriya bwoko umva nzagirira umuntu wo nzagirira ubuntu, nzabara uwo nzababarira. Icyakora wowe unsabye ikintu gikomeye, ntago umuntu yandeba mu maso ngo umuntu abeho. Mose we ntago wandeba mu maso ngo ubeho. Icyakora hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare hehe ku gitare, maze nanjye ubwo nzaza ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngo hanyuma ntambuke, maze mara gutambukaho nzagutwikuriraho ikiganza cyanjye undebe mu mugongo, ariko mu maso hanjyeho Mose ntago uzahabona, kuko ntago umuntu yandeba ngo agire gute abashe kubaho. Amen. Umve rero ukuntu Imana izi iravuga ngo none Mose ngaho rero genda witegure, hanyuma umunsi w'ejo uzazamuka umusozi, uzagira umuntu muzana, uzaze wenyine. ngo bukeye Mose aritegura uko Imana yari imubwiye ko hari detail ntarimo kujyamo, ngo hanyuma bukeye yamaze kwitegura neza azamuka umusozi. Ntabwo yarazi ngo Imana iri bumwireke gute, ariko kimwe cyo yari yavuganye n'Imana. Haleluya, 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 haleluya. ngo araza noneho ngo atazi ukuntu biri bugende, ngo agiye kumva yumva atunguwe, yumva Imana iraje. ngo ariko Imana mu kuza kwayo ngo iza yivuga, ngo iravuga ngo Uwiteka, Uwiteka Imana ibambe n'imbabazi nyinshi, Imana itinda kurakara, Imana ngo irivuga. ngo Mose aturi ku mutati noneho nakumvishe nakumvishe waje. Aravuga ngo reka mprofite rero, niwumva Imana yaje jya uprofita, niwumva imirindi y'Imana ujya uprofita. Haleluya, haleluya. ngo aturi ku mutwe gwaragira ngo noneho Mana ngo ngugireho umugisha, ngo nukuribuka bwa bwoko bwa Imana. kandi yaje gutetesha Mose, aracyazana ibibazo kandi Imana yazanye ibisubizo. ngo ariko Mose ngo ikibazo ufite ni iki? Ngewe navuze ko nzagendera hagati y'ubwo bwoko, navuze ko nzakorera hagati muri bw'ibitangaza bitigeze bikorerwa handi mw'isi. Ntago mwaryumvishe ngo nzakorera hagati y'ubwo bwoko ibitangaza bikomeye bitigeze bikorerwa handi mw'isi. Haleluya, haleluya. Uwiteka akorera Imana ibitangaza bikomeye bitigeze bikorerwa ahandi. Imana ikuremera amateka akomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. ngo Mose Imana iramubwira we ngira ngo kandi nawe Mose we nukuri nzagukoresha ibintu bikomeye, ngo abantu bose bazabona icyo nkora binyujije muri wowe. nzagukoresha ibintu bikomeye. Imana igukoreshe. Ndavuze ngo Imana igukoreshe, ubyakira Imana igukoreshe,
ibyo byakirwa n'abakeya kuko bishyikirwa n'abakeya. Imana haleluya haleluya haleluya. Imana iramutetesha. Nukuri Imana iguteteshe nawe, nukuri Imana iguteteshe, Imana iguteteshe, Imana iguteteshe, Imana iguteteshe, Imana iguteteshe. Nawe kiba igihe cyawe cyo kwemererwamo. Ijambo ry'Imana ngo igihe cyo kwemererwamo ndagutabaye ndagushubije. Haleluya haleluya haleluya. So Imana rero igirema ibihe bishya kandi wakira ibihe bishya kuri uyu munsi. Hari abantu tuzi bagiye bahamya mu bihe bishya, barimo bahana babaye mu mibabaro y'igihe kirekire, babaye mu magambo yagiye babaza imitima yabo akabakomeretsa. Hana yarakomeretse cyane, yajyaga akomeretswa na Penina cyane, agakomeretswa n'amagambo yamubwiraga yewe we. Ariko kera kabaye ngo barishiro bagiye gusenga, bagiye ngo bamaze gukora ibyo bagombaga gukora, ngo barangije ngo arabibeta ngo asubira mu rusengero, ngo aragenda arapfukama arasenga ati Mana niwe uko umuja wawe ukangirira neza, ukaba umwana w'umuhungu nzamugutura, azaba uwawe iteka ryose, azaba mu nzu yawe. Ngo abwira Imana ngo umutambyi witwa Heli ngo akaba ari hariya ngo arimo aramwitegereza. Ngo ariko nubwo yavugaga ngo ijwi ntiryasohokaga, aravuga ati uyu mugore yasinze, uyu mugore yasinze. Ngo aravuga ngo niko wa mugore we uzageza aho isindwe rya urasinda ugasinda no mu nzu y'Imana koko nta soni. Ariko ntago umukozi w'Imana rwose, ntago nge n'umugaragu umushawe, ntago ndi ikigoryi bigeze aho ngaho. Ahubwo ubundi umugore wuzuye amaganya, wuzuye agahinda, wuzuye umubabaro. Ngo namaganya nsutse imbere y'Imana. Abyumvisha ngo noneho ugende Imana igukorera ibyo wagize gute wayisabye. Mujye mwatura amagambo meza. Haleluya. Uko yakavuye ishiro atashye, ibyo umukozi w'Imana yamubwiye aragenda bigira gute biraba. Arangije yisanga agize gute, yisanga aratwite. Amagambo ya ba Penina agira gute, agira gute. Imana icecekesha amagambo bakuvuga, Imana icecekesha, kandi yacecekesheje iki? Ibikorwa. Haleluya haleluya. Igihe kiragera arabyara, igihe kiragera umwana amaze gukura ajya guhigura, agenda yitwaje amaturo menshi cyane, yatwaye ibintu byinshi cyane, atwara amapfizi, atwara imifuka y'amafu n'ibiki byose, aragenda ageze ishiro. Rero ngo noneho wa musaza Heli yamubona ariko gakamuyoberwa. Noneho rero Hana nawe yaje afite umwana, ubuzima bwarahindutse, asigaye aseka, asigaye aguwe neza, asigaye ari amahoro. Agatangazwa n'ukuntu Heli atamuzi, atamwibuka. Aravuga ati ariko mukozi w'Imana ntago unyibuka. Ndakareba akabona rwose ntago amwibuka, ntago unyibuka. Ndakareba ati se urumva yamwibukaga ananutse cyane, yarumye kuko yarananiwe no kurya, none amubonye yaragaye, ubuzima bwaragize gute, bwarahindutse. Ati mukozi ntago unyibuka. Aravuga ati ni njyewe wa mugore wa wundi yewe we. Haleluya. Wa wundi wari upfukamye hariya cyagihe, wa wundi wariraga nkubwira ko nsabitswe n'agahinda n'amaganya, nkubwira none ni njyewe. Imana yagize gute? Imana yarabikoze, tuje gushima. Hari igihe uzavuga ngo Imana yarabikoze. Haleluya haleluya haleluya. Ni njyewe wa mugore wa wundi wari uhagaze hariya cyagiye. Hari igihe uzavuga uti disi burya yari njyewe. Kuko mu bihe bishya ntabwo umuntu yihisha, ariko muri bya bindi bishaje bya kera bibabaza umuntu ajya yihisha disi, adashaka ko abantu bagira gute, banamumenya, banamubona. Aravuga se ubundi se baramenya hiki, ubundi se ariko Imana ikugirire neza. Haleluya 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 haleluya. Imana buriya Dawidi yabaye mu bihe birebire by'intambara nyinshi we, byinshi cyane. Ariko uzabona kera ngo yarabaye umwami, ngo yicariwe, ngo agubwa neza, ngo Imana imuha ihumure ngo kubanzi be bose, ngo yibagirwe ibihe bya kera. Ngo nibwo yavuze ngo ya ntago ibi bihagije,
ngo ikintu Imana yakoze nkwiriye kuyishimira. Aravuga ngo ntago nkwiriye kuba mu nzu y'ikitabashwa gutya ngo nindagize isanduku y'Imana ikomeze ibe mu ihema. Aravuga ngo ngomba kubakira Imana. Iyi Mana yangiriye ibi ngibi ntago narekeraho, sinakuyumanganya. Imana nibikora nawe uzibuka umurimo wayo. Haleluya, 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 haleluya. Uyu munsi wa none urarira, ariko ntago uzahorurira, ntago uzahorurira. Oya, ibihe bizahinduka, kandi ibihe biraje bihinduke, kandi ibihe biraje, kandi bibangukiye bamwe, kandi dore kuri bamwe birihuse. Imana ije gukora ikintu gishya, niko ijambo ryayo rivuga. Is the sound of a crescendo de gloria. Haleluya, 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 haleluya. Buriya Mose n'Abisirayeli bazungurutse cyane igihe kirekire mu butayu. Ubutayu butagiraga amazi, ubutayu butagiraga ibyo kurya, ubutayu butagiraga ibintu byinshi. Umwambaro ari umwe, inkweto ari imwe, ibintu byose. Impfu nyinshi zabereye mu butayu, intambara zabereye mu butayu, amakuba menshi bahuriye nayo mu butayu. Babayeho ibintu byinshi, habayemo indwara zo mu butayu, habayemo ubukene bwinshi, habamo imibabaro myinshi, habamo indwara nyinshi, habamo ibyorezo byinshi. Niko byagendaga bibatwara abantu, bibatwara abantu, bibatwara abantu. Umuntu avuga ati ejo ningiye utahiwe, undi avuga ati ningiye uje utahiwe. Ngo ariko bagiye kwisanga mu mwaka wa 40. Imana ivuga ijambo rikomeye, ibwira Mose iti Mose we, igihe mwazungurukiye muri ubu butayu kirahagije, kirahagije, ngaho ni mucyamike. Biramugenza ngo ngaho cyamika. Tugiye wazungurukiye umusozi kigize gute? Kirahagije. Haleluya. Imana ikuremera ibihe bishya, ucyamike, ucyamike. Ibihe wazungurukiye bigize gute? Birahagije, birahagije. Vuga cyane ngo birahagije, 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 birahagije. Reka tugaruke mu ijambo dusoza. Ijambo ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo byuka. Gira gute? Gira gute wowe, wowe, wowe? Byuka. Ariko Mana ya murataruka. Byuka. Nubwo numara kubyuka nibwo ugira gute? Urabagirane. Nuvuga ngo Imana yabizanye, asigaye nahawe. Byuka urabagirane. Icyambere ngo kuko umucyo wawe ugize gute? Kuko umucyo wawe uje. Ubwiza bw'Uwiteka bukaba bugize gute? Bukurasiye. Uti bizagenda bite rero? Ngo mu gihe ahandi umwijima uzabucuze, ahandi umwijima utwikiriye amahanga, ngo ariko Uwiteka wagiye kukurasira. Ngo kandi ubwiza bwe buzakuzaho cyane, buzakugaragaraho, ndetse n'amahanga azaza gusanga, n'abami bazagusanga, abakomeye bazakwegera. Hari ikimana bizakora gikomeye, ngo ubwo uzaba ubyukanye kurabagirana. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo rero ubura amaso urebe, ngo nta kintu kigiye kubaho. Ngo dore umutima wawe, ngo ikintu Imana igiye gukora, ngo kizatuma umutima wawe wikanga, ngo ariko waguke. Ngo uzikanga nawe bizagukanga, ngo ariko uzaguka. Kandi ku murongo wa 15 ho nubwo tutahageze hariya mu gice cya 60, haravuga ngo noneho ngo nubwo waretswe ukangwa ntibakwiteho, ravuga ngo ariko ngiye gukora ikintu gishya nkurutisha abandi. Haleluya, haleluya. Ngo mu cyimbo cy'amarira nzaguha guseka, mu cyimbo cy'agahinda nzaguha ibyishimo, mu cyimbo cy'igisuzuguro nzaguha icyubahiro. Nze gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza. Byuka urabagirane. Imana ibaha umugisha cyane. Niba wabishyikiriye haguruka dusenge. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ikomeye, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura amateka, uri Imana itanga ibihe bishya.
sketakitrevoshay pila sokleba binitandole gredishkandole kiminiforia zare grelhandra ya sigremanda ya sirebreforia harashandole grisaya ori gresha rotutu tezor kremana vevere grebasai rimandra sargreskandala minhishkenandros kerans preregrevoria shan dai sikeshai niwa uri butera intambwe yo kubyuka tera intambwe yo kubyuka uwiteka nawe bikurikiye harabikora tera intambwe yo gukanguka ubyuke tera intambwe yo guhaguruka uve aho wari uri tera intambwe va mu ntege nkeya tera intambwe winjire mu bihe byo gusenga tera intambwe winjire mu murimo w'Imana Imana nayo iraje bigenze neza Imana nayo iraje bikore neza uyumvire uyubahe wumvira ijambo ryayo iraje bikore iraje bigenze neza reka hamagare bishop anyemerera ze dufatanye gusengera izi ntama z'Imana iri jambo ritsindagirwe iri jambo rikomezwe iri jambo ryamamare iri jambo ryinjire mu mutima wawe iri jambo rigendane mu bugingo bwawe ryinjire mu magufwa yawe no mu mitsi yawe kuko ni ijambo ry'Imana iravuze ngo byuka hanyuma ubundi urabagirane wakira umugisha wawe wakira ubuntu bw'Imana wakire kugirirwa neza n'Imana wakire ubutabazi buvuye ku Mana wakire gufashwa n'Imana wakire imbaraga wakire ibihe bishya Imana ihindura ibihe Imana ihindura amateka Imana igukorera igitangaza kivuga indwara zari zarazonze ubuzima bwawe uyu munsi wakira imbaraga zikiza zibohora wari warabuze icyerekezo ariko dore Imana iciye inzira tambuka ugera aho utabashaga kugera Imana ikugirire neza uyubahe uve mu ntege nkeya uve mu byaha Imana nayo iraje kugirire neza mu izina rya Yesu Kristo amina amina. Amashyi menshi ku Mana.